ntabitoreki ko murusha agaciro ifeza n'izahabu zose zo mw'isi. Beza ababyeyi beza mwakoze binini, ngereka mbitura kagato aka karirimbo n'akanyu babyeyi beza, aka karirimbo n'akanyu babyeyi beza. Yaramvugiye yakuvugiye mbega ibintu indirimbo nanayikoreye kava, iyo mu ndirimbo ze nakunze nkayikorera kava nyine. Yaramvugiye yanangisha imwe ku babyeyi. Ese wabitura ikibazo umuntu wakureze akamenya imyambaro icyo urya kuva ukiri umwana, ni ibintu nyine birenze, ntabwo wabona ikintu wakishimira watura ababyeyi. Hari n'igihe ugira umubyeyi nyine utari mwiza ugasanga ara muri akarengwa iki uko wabigenza kose, nta wundi papa uzigira ubona, nta n'undi mama uzigira ubona usibye bariya. Man, urumva uwo muntu ni friend, ni inshuti umva sereka reka witonze hasi witonze ni inshuti yanjye aratubwira balance man iyo bigeze ku muziki mba ndi seri ko mu gihe twari turi kumwe bambaniye neza. Package ni umuntu udasanzwe, ni nawe muntu wa mbere wankoreye indirimbo. Urumva ko we nta nubwo ari no kuvuga ngo ni umuntu wo gushimira, we yarambyaye mani mu muziki. Iyo kintu nababwira ni kimwe cya mbere cy'ingenzi gishobora gutuma uba umuntu wa danger. Banza umenye neza abantu wita inshuti zawe. Nicyo kintu cyonyine cya mbere gishobora gutuma utera imbere cyangwa inyuma. Titi Brown yarya n'indera. Nagubaza ntango muzi Titi Brown. Buretse ari umunyambo twiganye mu wa mbere primaire mana kabibi kari inzobe cyase ndandi kumva nkibuka wasanga ariko kakuze barakuzi nk'abantu basebye barahari ari ukuntu nyine nka gutya dushobora guhuza nk'aka kanya nka gutya uri kumbona nyine imeze fresh ntango mbihakanye ubundi Imana ikunda umuntu wemera yemeze neza mani nta kibazo mfite kabisa ndihagije mani nyine ngiye mwangane nkunda kuvuga ari nko kunjya kuvuga amafaranga ngavuga ngo amadolari oya nta kibazo kuko nibyo nkunda ndabikunda cyane ushobora kubukorera aba sister bacu bo mani baba bafite imigisha bagendana tu kuko ashobora nko kugenda nka gutya urabona ari uko bora baniga barakoze ibiceri. Ndongenda gusuje abantu bakurikiye Home Chill nk'ibisanzwe ni Higgins, ndongenda basuje aka kanya rero mfite abatumirwa babiri aka kanya muri kubabona. Mbere nuko ngira ikintu mvuga cyose ubu mwatangiye kumenya abantu natumiye. Turatangiye rero twiyegereza Academia Vision Limited, aho abantu babasanga mu mujyi, abantu bashaka kujya kwiga hanze, abantu bashaka kujya kwivuriza mu mahanga cyangwa kujya gukorayo, babafasha cyane. N'indi company yitwa Nkunda Tour Company irabafitiye ibikorwa byinshi ku bantu bashaka kujya gutembera mu birunga ahantu hose mu Kagera, ahantu hose babarebera. N'indi company yitwa Iriba Event Service, babafasha ku bintu bijyanye n'amabidi, bakakora service, amakwe, ibintu byose mbega bakabatunganyiriza. Wabashaka ku ma social media yabo wababonaho. Ikindi nuko kuri Home Chill dukomeje kwakira no gushimira abantu bakomeje gukora subscribe na share na comment, mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, natwe ntago tuzarekeraho kubaha ibyo mwifuza. Rero muri aka kanya mfite abatumirwa babiri, murabona bimeze temaji reka dutangire tubasuhuza. Mbere na mbere ngenda bakiriye bakoze cyane. Yego rero muri aka kanya ubu turi kumwe nabande ahanga kuri Home Chill. Muri kumwe na Mero Perfect. I'm an artist. Mero Perfect. Muri kumwe na Badless. Badless ariko nyikubona nayo ngize ngo ntago uri umunyarwanda, ahubwo nayo niteguye kuvuga ati ngiye gutangira kugoringa kugira ngo nge impamvu nawe nze kuba mu Rwanda cyane. That's why. Okay. Rero twishimiye kubakira kuri Home Chill. Home Chill rero abenshi bajya babikritika ko twarishyize mu Cyongereza Home Chill, ubundi turabizi ko mu Rwanda abenshi harimo abantu bajya bagira isoni kugera ahandi hantu mu rundi rugo bakabashaye, ariko kuri Home Chill urumva aha ni mu rugo. Rero iyo turi kuri mu rugo tugomba guciringa, tugomba nyine isoni, ibintu bitugoye byose tukabireka. Rero ahanga feel free nk'umu representative wa Home Chill ndabakiriye,
ubu ngiye kumva ibyo mudufitiye aka kanya. Mr Badless, udufitiye iki aka kanya cyangwa niki wabwira abanyarwanda muri aka kanya mbere yuko twinjira mu kanya keza twabatumiye? Ikintu bafite ahangaha ye naye nabazaniye umuhanzi. Reka dutangire twakira Perfect Mero. Ngiye ku giti cyanjye ndamuzi ariko abandi badukurikiye bashaka ko yenda batamuzi neza ariko aka kanya bakaba bagiye kumumenya. Perfect, tangira watangira utwinjiza mu kiganiro neza wiciye mu buhanzi bwawe. Basi umunota umwe ukoresha menya what's my problems, namenye impamvu ntashobora guhanagura amakosa, ndabizi neza sindi umwere. Oh wow. Oh. Rero nge bijya bingora cyane kuko music ifite ikintu ivuze kuri njyewe kandi umuhanzi ndamwubaha cyane. Iyo ni indirimbo yawe se? It's one of my songs. Iri hanze? Oh my gosh. Ndeka nongere ngusabe basi wongere ukansubiremo kuko n'abandi bantu batabashije gufilinga fresh none bitegure babyumve fresh. Basi umunota umwe ukoresha menya what's my problems, namenye impamvu ntashobora guhanagura amakosa, ndabizi neza sindi umwere. Brother, kugira ngo bagereyo bayumve nta mpamvu yo kwibata ariko ndabakunda cyane. Ntabwo ibaze ko narinzi ko like ibindi bintu twaberukaga muri cya gihe cya nyakwigendera Buravan. YB, rest in peace kabisa. Tukomeza tuvuga ngo iruko ridashira kuri Eva Buravan. Music ni iki kuri wowe? Music kuri njye ni life, ni ubuzima kandi buri umwe wese abamo. Umuziki mpamvuze ko ari ubuzima kuri njyewe. Anytime ndagikora kandi ikintu nshaka kumva mbabaye nkaririmba nkumva meze neza, cyangwa umuziki ari n'ibintu byinshi ugenda ufasha ku mubiri w'umuntu cyangwa se mu miterere ye. Nshaka kumva umeze nabi ukumva umuziki ukumva uracururutse. Nyine umuziki ngufata nk'ubuzima kuri njye, numva ntabaho nawe ufite tu. Man. Badless. Ndifuza kumenya like wazanye umuhanzi cyangwa nawe uri umuhanzi? Ngiye nyine urabona ako nyambigerageza tu rimwe na rimwe. Ufite iruki y'abahanzi cyane? Yego se cyane. Wenda nzaba umuhanzi mu minsi iri imbere. Ugomba kubigerageza. Ubundi hari n'ukuntu ufite impano ariko sometimes ntushake nyine kwishapeninga kugira ngo abantu bayigire. Na impano yose wiraharira yo kuririmba. Sinzi ko ihari ariko ushobora kuba you look like, ndeka namvuga ko nguko. Ejo niho nari kumva umuntu ari kuvuga ngo you look like. Nyine iyo umuntu avuze ngo you look like nyine ubusa nkaho. Rero niki kuri Perfect like ntago ndamenya niba muri inshuti niba muvukana. Urabona dusasa ubusubye muri iyi minsi ko bitagombera gusa. Ni shume yanjye bya danje. Ego. Perfect umuzi iki gisa nkaho gituma mukomeza kuba muri inshuti? Niki like kikomeza gutuma muhorana muri inshuti? Sha nyine aratandukanye tu. Uburyo nyine ushaka nko ari ukuntu sawa nk'umuntu service ngo agufashe mu bintu byawe nyine ukabona ari kubikora nkaho nyine ukabona ntango ari kubyegereza, ariko nyine we ni umuntu ushaka gukora ikintu cyawe ukabona yakigizemo imbaraga kurusha uko wowe nyiracyo uri kucyitwara moto. He's a good friend. Perfect Mero, njyewe ndi gusa nkaho ndi ku focusinga cyane kuri wowe cause muri akanya turi mu kanya ko kugira ngo dufashe abantu bafite impano kuri Home Cheer. Mbega abenshi bavuga ko rugufasha ariko nyine tuba turi bafasha natwe mu dufasha. Uko urumva niba abantu bawe badukurikiye urudi bazakomeza kudusaba ko tugarura umuhanzi wawe. Niba icyo uri gutegurira abafana bawe, abakunzi bawe, abantu bakwishimira cyangwa bagukunda? Ko biteye amatsiko gusa ni byinshi cyane. Yego.
haba ibihari haba ibitarasohoka mfite na draft nyinshi cyane mfite ibikorwa byinshi yego abanyarwanda ndi kubategurira kandi abizi ko hari ikintu bizarema ku muziki nyarwanda muri rusange apana kuvuga ku banyarwanda no ku gihugu cyanjye mfite ibintu byinshi cyane kandi so ndaza kubimurika hanze man. Muri music hari hajya hazamo challenges ni nk'izi challenges ugihura nazo cyane kuko mukanya ndamara kukubaza ibibazo turajya mukanya noneho ko kugira ngo ubuse nabyita ko gukura abahanzi amini abafana bawe kugira ngo bongere bakwiyibutse ni nkaga short performance turi bugirane nta kibazo ukarebera abantu kuri home sheet twe kuri home sheet dukunda kuba twisanzuye ni mu rugo tugomba guciringa bya bintu tugiye dukorera mu rugo abantu bihishe ahanga niho tugomba kubyerekanira ariko mu buryo bwiza music watubwiye ko ari ubuzima ubwo urumva nyine nta buzima nta music so music wayitangiye ryari kwikora as a professional nayitangiye 2016 nibwo natangiye kwikora as a professional kabisa ariko mbere yaho haciye indi myaka igera nko muri 4 mbikora nyine kwa kundi buri kiri kwiga iki umwana utasobanukirwa ariko as a professional kuva 2016 kuva 2016 kugera 24 ubu ngubu turi hari challenges wagiye uhura nazo ntago ngiye kuvuga ngo zose zishyire ku murongo ngo like ubyinjiremo cyane ariko hari challenges wagiye uhura nazo kugira ngo zibangamire music yawe kugira ngo nyine itazamuka hari ni n'abantu wagiye uhura nabo ese ni nk'iki kiri main cyashatse kugira ngo kigusubize hasi cyangwa kigukure muri music aho kubera ko urumva music ni ubuzima ugakomeza ufite imbaraga nkuko ndi kubona ubu ngubu urumva nyine uko abantu bari bakuzi muri iyo myaka irimo aho ngaho ntago ariko bakuzi ubu ngubu kandi barabona ko ibintu byahindutse ni nk'iki gikomeza kigupushinga gukora music ikimpushinga gukora nkora music nk'uko nabikubwiye ni ubuzima kuri njye umuziki ndawukunda sana nyine ndawukunda cyane ahubwo izo challenges nizo zitajya zibura mu buzima kwizera abantu bakagutenguha umuntu akifata akagushyira hariya ati we tuza naje nkore ibintu bya danje ngushyire ku kibuga abandi bakubone akaba ari umuntu wize bikaba sometimes ukareka n'ibindi bintu wakora ukamwizera nyine uwo muntu akakurekura ukagwa hasi tu ariko ikintu gituma muramagaze no kubera ko naje gusobanukirwa ko ikintu kugira n'umuntu agufasha ugomba kumwereka icyo ufite nyereka icyo ufite mwongerere to abantu nyine kuba baradutengushye bo ni benshi ariko ubu bintu byarahindutse byarahindutse mbega wamaze kumenya who you are rero tubikomeje kuri home chill ntago tukunda kwibanda cyane mu bibazo cyane kugira ngo bitaza kuba ikiganiro kuko twazamura impano cyangwa twakumvikanisha impano y'umuntu iri mu muntu n'abakunzi ba home chill bakaba baryoherwa na sweet yawe y'ijwi ryawe bakaba babasha kujya kugufollowinga ku ma platforms yawe rero tugoye akanya ngo wirekure nanjye guha micro badless nawe niba zakubekinga kuko urumva abantu bari inshuti home cyiza cyaho ntago cyo twikomplika nyine ni biyu ntago cyo dukaza ibintu reka rero tubakire nk'abantu baje kugira ikintu mutubwira kuri home chill murakoze badress ni mugora ariko he's my best friend nyine aransapoting nkuko akubwiye we yakubwiye ngo ndi wa muntu nyine ushaka gusaba service nkayikora nk'iyanjye ariko n'urugero rwiza kuri njye ni umwe muri abo ngabo nari numujama nyine sinzi tu ariko n'umwana mwiza vraiment so karimbo numva nawatamu iyo ari yose n'amacaka muzanjye ariko nje abantu banabimenye nje tuziranye imbere nanjye nshobora kuza kugusaba nk'indirimbo nyine nanjye nagiye nkunda it's fine ariko wese hari indirimbo wigeze gukorana hari indirimbo wigeze gukorana ariko ntabwo yasohotse ndibaza yitwa Madamu iriya ndirimbo njye nibuka ko kera nigeze gushaka nanjye kujyamo wareshatse
ndashaka kujyamo bisa nkaho byanga nshaka kuyigura biranga ariko ndivuze ko nyine uwumvisha n'abantu nyine ibintu kuva kera igihe Imana iba yaraje bataza kugira ngo ni ibintu byaje bikata bigwa mu kongo rero we banze batema akantu ndetse ndibuka ko wanasohoye n'indirimbo muri iyi minsi mbere yuko naririmba abantu banze bajyeho turashyiraho turaza gushyiraho turipininga link yayo kanga abantu bagenda bayikurikira ifite amashusho meza kararyoshye mbasobanurira byimitse ni challenge yasohotse ariko official video soon iraje management iri kubikurikirana official video iraje ariko ni challenge nayo ubona ko ari fresh mbasaba ngo banazikore zirakenewe cyane yamana wetu umugati mbere na mbere ahubwo umugati nabonye harimo umuntu wambaye agakweto bamwita Fine Boy n'umuhungu w'umwana mwiza cyane mana yanjye njye uriya muhungu rero aranezeza ararenze azi kwakitinga kandi mbona nawe ndibaza ari n'umuhanzi ariko n'umuhanzi kandi mwiza cyane nigize kumva indirimbo ye n'umuhanzi mwiza indirimbo ze ukuntu nshawunguruka nyine urabizi ukuntu biba bimeze rero reka banze banyuze no mugati kugira ngo baze kujya ubanomfesheho baze kujya kubikurikirana bakora subscribe share comment ni nk'itegeko kuri wa muciri nago tujye tugigugumiriza subscribe yego nabakubita agace ka challenge kuko n'ubundi aracyari ni nta kantu mbabiki yego kubita agace nabahaye n'ubundi yego bagubwe neza kabisa baravuga ngo let me stop and follow your move low key slowly ngende hoti nugere hasi molo it is so sweet baby this love is on fire for sure you better than them ndi kumwe nawe ntabwo nzakuvira uruhande away just let me take you away tujyane away abisi batazi yeah pretty girl when you put it on me bituma nibagirwa yasimbiye when you hold me tati ngendi honi umugati perfect ufite ijwi ryiza bro kandi ntago ari ibintu bishakisha mu kintu ngiye nkunda gukoresha abantu b'abanyempano asante sana ari abenshi bajye bihangana hari igihe ukoresha umuntu nawe ukabura n'ikibazo umubaza bitewe n'uko ari ikintu bita expectation hari igihe expectinga ibintu byinshi mu muntu kubera physical appearance akagutengo rero gengo aza gutubatseka oya guseka isanzure nasitsano asijabare oya ready isanzure nyine feel free I'm home cause we get home and chill rero ubu mwageze mu rugo ni byiza guciringa rero nizere ko Badless afite impamvu yo kuba muri inshuti ndetse umuntu wese akifuza ko mu inshuti urumva umwese nyine umwe yigisha undi n'undi akigisha undi cyane kintu cya mbere abantu dukeneye no kwiga rero nkuko narindi gupanga kubaza iki kibazo wenda sinzi niba ujye ubitekerezaho witekereza ute mu myaka 2 iri imbere nanjye nditinya uko njye n'ukwezi kumwe ntago mba nandukanye n'ubu ngubu turi mu kwa 7 mu kwa 8 nzaba naruye ariko mwiza utari wasubiye inyuma nyine nditinya mbona ari wa muntu nzaba ndowadanje ntago ari kwikina ariko ugomba kwikina kuko n'undi mbere yuko abantu bagukina ubanza kwikina imyaka 2 ni myinshi ku buryo iyo uzi icyo ushaka byose ko warakigezeho waranakoze n'izindi gahunda za danje n'igihugu cyacu kiri gutera imbere cyane iyo goswe gato rasigara urubyiruko ruri kwihuta cyane so uri kumva mu myaka 2 n'imyaka myinshi ahubwo niyo wambaza ngo umwaka umwe gusa bizaba shine zabandi shine to man muri life tugira abantu twirefiraho ngo kuba tuyena ngiye nkunda uyu muntu kuko akora ibi bintu nanjye kamwigireho kugira ngo agire ikintu amfasha nyine by using his life man none wowe nuwe muntu like nuhe muntu ugufasha kugira ngo ukomeze ushikame cyangwa ugenderaho ubwo nakuraga
nangira umuziki nakundaga Eva Buravan nakundaga ariko noneho nkajya role model appearance ye ukuntu ameze acting iki Chris Brown ndamukunda sana. Akenshi kuri home iyo tubaje icyo kibazo mpita nifuza nyine kuhita numva wenda akantu wenda ke hari ukuntu nyine ngiye nk'ubu iyo nkunda nk'umuntu si ko ngo muri iminsi nta muntu ndi gukora nta muri zanya wongo bina iyo ndi gukunda umuntu unyumve neza wenda iyo ndi gukunda umuntu iyo ndi umaze igihe kingana iki ndi seri umaze igihe kingana iki haciyeho ibyumweru 5 ni ukwezi n'icyumweru iyo ndi gukunda umuntu ari ibintu nyine mwigiraho bera nkunda nk'umuhanzi bera nkunda nka perfect indirimbo ze nkunda kuzimetiriza nifuzaga ko utunyurizaho nk'utuntu nka tubiri twa Buravan cyangwa Chris Brown ubu prefer kurusha abandi none ndajya kuri Badless none ngiye mfite ariko ugomba kuvangaho Blessing the Home Chill kuko iyi ruko ntago yagendera ubundi ejo bundi no bari kuvuga muri nejo bundi ra cyangwa acemo igihe muri yingi yo kwa Merci yingi ya comedy show ni sinzi ukuntu bayita Jen's Comedy ego nguni nushaka kumenya ko umuntu amafaranga yatangiye kuyabona atashyiramo utwuma mu menyo oya utwuma mu menyo se ibi ntango ari ifoto ntango ari ifoto nta amafaranga oya ubwo ntabwo abifoto yabamara amafaranga oya nyine ni uburwayi tu noneho wewe ufite amafaranga urwaye no wajya kwivuza ari ukuntu reka nkubwira ari ukuntu neza ari ukuboro nyine ukura ufite nk'akantu tu ukabona ko ari ikibazo kuri wowe yego ariko kubera ubushobozi n'iki nyine ukabura uburyo ukivuza iki bakubikeneye no se warayabonye wabura kwivuza mwana aho ngaho by speechless ntango wabura kwivuza mwana urivuza tu yego n'ikindi kintu kiri mu bantu cyane ugasanga nyine nk'umujama mbere yabaga street gutya nyine aboro muri quartier yari insazi ari uko umuntu nyine umuntu aba ari umukene akaba ari igikara urabyumva noneho ari ukuboro abona amafaranga akagerya neza akoga amazi meza abana ahantu heza yego urabyumva uba ahantu heza hakonje washaka gukonja ukatsa agafani hariya umuyaga ukagufata ukahita uba inzobe bakavuga ngo aritukuje icyo kibazo ndashaka kugikura mu bantu umuntu wese ubaye inzobe ntango ari ukwitukuza ntango ari ukwitukuza ubuzima bwiza waba inzobe mani yes ubu nanjye nahita na perfect ubonye amafaranga waba inzobe shanda yindaje kuba inzobe ntango ari ukwitukuza bantu bakurikiye nyine simakanya ko kwitukuza bitabaho bibaho hari n'abantu babikora ariko buri muntu wese wabaye inzobe ntango yayitukuje ari ukurya neza ukoga amazi meza urabona ari ukuboro gutya muri quartier abapeti wabisiga amavuta ya desa cyangwa amavuta yo gutekesha rero hariya ufite amafaranga wisiga amavuta y'ibihumbi 30 cyangwa 50 mani ugomba guhinduka nyine nta amafaranga ntango ari ukwitukuza kuko niyo wakitukuza amavuta uba wayaguze kandi arahenda yego byose ni amafaranga rero abantu birwa bavanga yari tukuje wapi abo bazaguye miliyoni bazaguye ibifaranga byinshi cyo kutagura amavuta yenza akugira akayoha ikiza cy'amafaranga niyo utakoga urake ubyuka urireba ukahita ubona wabaye ikimetisi kabisa ariko mana yanjye noneho mwebwe muje munkuraho Badless aba acicikanye ibintu byinshi akubwira wabishatse yakubwira woze kumbaza nakubwira oya ngiye wincika nagwancika uryo nagwancika turacyari kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ufite amafaranga ntago waba ntango nyine urabona ufite amafaranga ntushobora kuba mubi noneho harimo abantu baba bari nabeza badafite amafaranga nyine abo ngabo ni ubwiza baba barabuvukanye urakoze cyane noneho se nta muntu ari ubwiza bavukana ari n'ubwiza buzanwa n'amafaranga nta abantu bafite amafaranga noneho babi noneho kurusha noneho ntango aba mubi abari mwiza cyane abari mwiza niyo yaba ari mubi ntiwabibona kubera inota afite kubera inota afite ntango wabona ko ari mubi
speechless aho ngaho nta kintu mfite cyo kongeraho. Amaze niyo umuntu afite amafaranga atagira amaguru yose abantu baba babona yafite amaguru aba yafite kubera ibiceri ko mana yangisiri angana pepe nibyo mana amafaranga nta kintu na kimwe nyine nangwa akora byose byuzuye byinshi arabikemura. Mbega 95% yego arabikemura. Ubu ibintu maze igihe kingana gito bitekereza kuko jewe ibaze ndabizi mana ubwo byumvikane ko byamubayeho. Nyine oya ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo byambayeho cyane ariko nyine ako byakubayeho byambaye yego bigomba kuba kuko mu mwaka ushize umeze uko umwaka ushize uje nyine mushyashya ugomba guhinduka. Yego ugomba kurwana no guhinduka nyine nawe ukireba ukavuga ati narahindutse kabisa. Bro uteye ubwoba kabisa. Bantu bakurikiranye Home Chill niba uri igikara ukabura umukene umenye ko shaka amafaranga maze niba ushaka kuba inzobe shaka amafaranga niba birwaho kuganga uri mubi. Ari umushuti wanjye bahora bambwira se niba ikiza cy'amafaranga umushuti ngo byagenze bita mbwira mbaye nyibyumva ndaseka nyibwirira. Umushuti ari ukuntu nyine ubuziyanye n'abantu nyine tu umushuti wawe mu bana like 2 years 3 years no mu wundi mwaka umwe bagahita babona noneho yabaye umwe yarambwiye ngo ko ndasigasa na Burna Boy we y'inzobe. Undi arambwira ngo uriya bashaka kuba asa n'akana ariko siwe kuko uriya ni inzobe undi kandi byari byiza. Ndavuga rero shaho ntabyo nzi pe uko umubona niko mubona ubwo byumvikane ko yahise abona iki ikwaca. Perfect. Yaman wowe nawe ibyo bintu uremeranya na Badly 100%. Yewe uzi akwibaza amafaranga ucika akaguru bakagushyirako icyuma kagenda amafaranga mana ya ibaze ubura akaguru bakagushyirako ikigoryi kamwe kagukorera neza kagukorera move fresh. Amafaranga ararenze. Amafaranga ni meza by the way. Nanjye ko mfiteho like kanosi yo ku bintu bijyanye n'amafaranga. Yaman amafaranga ni neza kweli. Reka twakire Perfect agire like watubwiye ko ukunda Buravan na wakuze nyine ukunda Buravan na Chris Brown. So rero uragenda tunyurizaho mu kireba bari kumuhereza izo ni momo se izo ni momo bari kohereza abantu baba bataba mu Rwanda cyane babyumvikana ariko no kiniki ndabukubitaho uduce duto tunyaruka kabisa kamera kuri YB and agira uko ridashira umujene kabisa. Hari n'abantu muri iki gihe bataranabyiza ariko yavuyemo uko uramureba ukagira ngo nibwo ukimumenya. Uramuntu igihugu cyabuze umuziki wa danje cyabuze umuziki ngemba nibaza nagire kamubaza akabazo ibaze YB harya reba fata igihe yitabiye Imana wibaze muri aka kanya ariko bari umuhanzi umeze ute ku Rwanda yakuba ari he brand ku Rwanda ukurikije move yari afite discipline umuziki w'uburyo ari international. Jewe wenda nabaye nkugira amahirwe yo guhura nawe. Man ndi kugambye duhura twari turi kumwe dutambuka ahubwo twagiye yari yaje ku rupfu rwa nyirakuru sinzi yigira mu Karambo aho ngaho. Uri ubwo kuntu Imana yari iri kwitwara humble umuhanzi ari kuntu reba umuntu kumva nawe biguteye kwiga. Man uragira agahiti wujuje 10,000 kuri YouTube katagira wadanje ugahita wumva ko ibintu byose nyine isi yose wayifasha icyizere ukigira icyizere kirenze bayita over confidence ukajya nyine kumva confidence zose abandi bose bafite ntago ziruti zawe ariko ibaza umuntu ufite amamiliyoni ufite ibiki n'ibiki ariko akaba ari humble umuntu utishyira hejuru agaciringa nyine akumvikana. Nabona ko nari gukina n'abana bro nge byase bintera nyine kwiga. Ikiri cya kabiri ijwi yari afite man tune ye yari itandukanye n'iy'abandi bantu bose. Irarenze uramujama yararenze ko imyandikire ye se none kuri creative Satana akamuhindira ibitekerezo. Uramujama yaranteye ubwoba rasta yararenze blood man uri amujama yo kwa Satani akamubwira ati wowe ibintu urimo ntabwo mbishaka
witonde bite akamwumva akamuga ati bra wayibi ariko mana no umva ko avuga ona mujama yari arenze cyaza Imana ariko ifite iburyo ikoramo ibintu byayo Imana irarenze ngo n'umukozi w'umuhanga kandi izi gusoroma Imana se ntago tunganya ubwenge nayo yose ifati ibona ibyiza Imana irikunda Imana nyine Imana irafuha ibintu byiza byayo ariko yaranabivuze ndi Imana ifuha niko imeze kandi yikunda ari gihe twe turira ngo umuntu aragiye ariko se twe ko dusaba Imana ikintu ikakiduha kuki ishaka itacya kandi ifite ubushobozi bwo kuba yakira ahubwo gushimira Imana nyine kuba yahisemo tuko Imana ihitamo neza Ramujama yararenze mani shaka bisararenze ariko hari abantu ntago azibagirana mu mitima y'Abanyarwanda nubwo tutamubona ariko aracyariho kuko yasize ibikorwa akenshi mu muco wa Kinyarwanda baravuga ngo iyo umugabo apfuye agasiga umwana baravuga ngo uyu ni umwana wa kanaka rero iyo umuntu apfuye w'umuhanzi iyo yitabye Imana by the way ibikorwa bye nibyo bisigara bimuvugira ubu ntago niyo havuka umwana yavuka azi ko habayeho Buravan tuzi ko Lucky Dube abantu benshi baramuzi ko ntago tugize umubona urumva nyine ibikorwa bye biracyari alive so rero reka tukwakire nyine wongere usubizemo abantu kuko niyo kumva uririmba indirimbo ya Buravan hari icyo gihe yari marayika iyo uvuze ngo ubwo ushatse kuvuga uba wumiwe ubutangaye mba numiwe Ramujama yari umuhanga ariko ndaziba ko beta kabisa no mu buryo bwo kugira ngo amenye ko n'ahantu ari abirebe ko ntago ibyo yakoze byari ubusa ntago yapfuye ubusa nyine umwanya arafite ku isi yakoresheje neza kandi yagiye ari umuntu ufite wabonye abantu bamuherekeje mama nagaze ibintu by'umuziki ariko yarebaga indirimbo ya Buravan ijya muri televiziyo akamwanguza Imyo TV kubera nyine agahinda to nyibaza se Ramujama batanazira n'ikintu kiba kirenze music man music bambaye n'ubuzima bro iyo muratanze ubuzima bakira ubuzima bane mpamvu ikintu cyose cyiza bishobora gutinda ariko iyo igihe cyawe cyageze biraba mani bizabikunda cyane kandi biza no mu gihe cyiza niyo mpamvu ntajya nkunda guforcinga igihe time ni ya mbere buri amafaranga mana amafaranga agendana n'igihe none igihe cyane agusize amafaranga arakihutisha ariruka akagisanga man ushaka kuba wari ufite mind wenda uvuga ati ningera imyaka 23 ngomba kuzaba mfite inzu imyaka 23 ikarenga ukagira 20 niyo nzu utarayibona igihe kigeze amafaranga akaboneka za dreams wari ufite shaka kwikuba inshuro 30 ibintu bikata biboostinga bikazamuka niyo mpamvu nengarutse kuri za note rero money and time ni ibintu bibiri bigendana iyo uzi kubicontrol abantu dusenga mu idini rya abantu dusenga cyane bavuga ko iyi Imana igukerereje ngira nagutegera yego cyane yamumva cyane akaba nibuke naga muri ambutiyaje twambuka ni direct no battery nta ndwa gikoresha amasanse ya indi ya battery ni guta cyane street reka twakire rero wongere usubizemo abantu cyizere bumva ko nyine Buravan atakiriho ariko hari abasigaye kubwe buri Imana ikora ikintu igategura n'undi muntu uzakomerezaho wasanga we never know Buravan yari urugero rwiza kuri nge gusa sinigeze nanone ni hari mite yuko ariho nagaruke ariko ari urugero rwiza runera courage nk'umwana mutoya ibaze kuba nari umwana utagira phone wenda icyo gihe ama smart igihe cye yari ariho cyane ntago twajyaga ama smart turabapeti ngo ube wanamukurikirana to ariko wabona akarembo ke gaciye kuri RTV uri kukareba nyine ukagakurikirana sana numvaga nyine ari icyitegererezo kuri ngewe ari umujama numva na nyine mbere urugero rwiza ku imyandikire uririmbyi afite ama melodies ya danger ikindi kirenze ibindi byose afite discipline afite discipline navuze ati uyu mujama ni nkora nafite n'inzozi zo ko zakura numvaga rero umuntu tuza nidukora n'indirimbo imwe mu nzozi zanjye nzaba nyine nyigezeho to achieving the goal man yes perfect bari uri kutubwira ngo Buravan ni icyitegererezo kuri wowe man ni icyitegererezo kuri wowe kandi ndibaza nta muntu numwe atabera icyitegererezo yaba ruririmba yaba utari naririmba so ndifuza ko hari wenda nabyita
nk'indirimbo y'ukunda cyangwa ntabwo wabura ikintu umwibukiraho buri munsi iyo wicaye nk'umuntu nyine wakundaga ari favorite wawe uhora umwibukiraho ndagira ngo akanya nyine utwumvishe wenda nk'icyo cyatumye wenda umukunda cyane. Nyine indirimbo ze zose ndazikunda yego, ariko yari umuntu ukunda yigishaga urukundo, akunda gukoresha ijambo bita ngo spread love big time. Akunda kurikoresha cyane kandi narwo akunda kuririmba indirimbo ye nkunda yitwa Ituro, yaririmbiye ababyeyi muri rusange. Imana ababyeyi ni ikintu kirenze cyane. Ngiye no kuba ndi perfect wigira icyizere gukora umuziki nabigizemo uruhare, ababyeyi banjye babigizemo uruhare runini cyane. Kuko iyo baza ko abantu benshi bazi ko umuziki ari ahantu umwana ararukira, akamara ibiyobyabwenge bakabona ngo urisukishije ngo urahindutse ugiye kunywa amayoga iki. Ariko ababyeyi banjye baranyandastandinze nyine baravuga ati ukunda umuziki njye ndindaho kukubuza se. Nyine babihaye agaciro. Tunashimira ababyeyi bawe ko barakwemereye bro. Indirimbo bitwa Ituro kabisa ndayibatuye nyito n'ababyeyi bose muri rusange kabisa. Yego. Igira iti ngwe se ntabitore iki ko murusha agaciro ifeza n'izahabu zose zo mw'isi. Mvuga iki ndeka iki mere mbakeza. Oh, I love you. Ko mwareze gitore mutereka intore mu ngambu duhiga neza. Ababyeyi beza mwakoze binini ngereka mbitura kagato aka karirimbo nakanyu babyeyi beza, aka karirimbo nakanyu babyeyi beza. Mama nawe papa, mama papa. Murakoze bro. Njyewe ari ukuntu nkunda gusettinga music, none iyo numvishe umuntu ari kuririmba neza mba numva nyine yakomeza aririmba. Iyi ndirimbo ivuze iki kuri wowe? Nishimwe na tubikure kurenda kuri Blavan. Nishimwe nyine impamvu nanayikunze yaramvugiye. Mba numva ntago ndashimira ababyeyi banyu uko mbishaka. Mba numva ari Ituro ryishimwe ngiye nshaka kuzabayira. Nyine yaramvugiye yakuvugiye mbega ibintu. Indirimbo nanayikoreye cover. Mu ndirimbo ze nakunze nkayikorera cover. Nyine yaramvugiye yanangisha imwe ku babyeyi. Ese wabitura ikibazo umuntu wakureze akamenya imyambaro icyo urya kuva ukiri umwana, nigeza kwinubira, wararwara kuvuza, washatse kwiga kwishyura amashuri, wifuza umwenda ubundi imyenda twe twambara nubwo nose nkwaye inkweto utarizo ushaka ngo uvuga ngo ndashaka marikini nkaguha inkweto zose ugomba kuzambara. Bigeraho abana turanarenga ukajya ubwira umubyeyi ngo nshaka inkweto iyi ukavuga marike inkweto akayihigira amafaranga akayikugurira, nyine akakurwanaho. Ni ibintu nyine birenze, ntabwo wabona ikintu wakishimira watura ababyeyi. Hari n'igihe ugira umubyeyi nyine utari mwiza ugasanga ara muri akarengwa iki uko wabigenza kose nta wundi papa uzigira ubona, nta n'undi mama uzigira ubona usibye bariya. Nyine ababyeyi n'abana ngiye papa wanjye ndamushimira na mama hano ngeze no kubera bo. Nyamura amagambo nabivugamo to ko bararenze. Bararenze. Abadesi burakubwiye ibye nawe yakubwiye ibye bikanakurenga ngirwo ni samari y'ibyanjye. Nafite ibyakubwira ufite nyine memories zawe n'ababyeyi ibintu babaragiye bakora bikakurenga. Bana baratubwira ntari. Azi ikintu cyatumye numva ngize kime mu muziki se. Rimwe nigaga mu mbere secondaire, umwana yiga mu mbere secondaire wisukisha. Mu mbere secondaire? Narisukishije nyine urumva numvaga mfite vibe za gihanze nkumva nshaka kwa mfite akaruku ka fresh. Tujya muri vacances nshyiraho to dread. Noneho papa iyo yazaga nashyiragamo ingofero. Akamaga muri salon nkagenda nkamureba, ambyutsa mu gitondo cya kare hari ibintu nayo namusabye arampamagara. Urumva umwana ukibyuka sinatekereje gushyikira mu mutwe. Itangira muri salon arabimbwira nsubira mu cyuma. Ngeze mu cyuma nibuka ko nta kintu najyanye. Ndavuga ati noneho baranyishe. Nasubiye ngiye kumusaba imbabazi z'ibyo nakoze. Igisubizo yansubije. Umutwe se n'uwanjye. Bro, nyine nahise mvuga papa ngiriye icyizere
mbikoze atari ikigare cyangwa agashungo k'abandi bana ndumva nyine ndumva nkunda kuba ngaragara nk'umuhanzi n'iki navuze ati reka mba umwana mwiza sinzamutenguwe sinzashyire izi dread ngo hanyuma yumve noneho natayo zabiboro baba bari gutaho nyine urumva yandemyemo icyizere kuba ndi perfect w'umuhanzi urimba gutya mbikesha papa wanjye na mama wanjye. Ubaye nk'uvuga ku kintu nkunda kubaza cyane urubyiruko kuko urabona muri iyi generation yacu turimo like abenshi dukunda gukopiya like imico y'abandi. Nene mbonye nda umuntu ndi gufana Burna Boy agiye mu kiganiro yatayeho yanyweye ifege cyangwa yanyweye ibyo biyobyabwenge kugira ngo ngagire vibe. Like understanding ute kubaho udafata wenda drugs sinzi wenda ibyo ufata cyangwa sinzi ibyo unywa ndagira ngo nyine use nk'utuganirizaho uri kumva yanjye nta drug nimwe nkoresha kandi abazikoresha nago nyine mbajyaho ngo mvuga ngo kuki ukora bino bintu kuko naje gusanga ikintu cyose umuntu akora mu buzima aba afite impamvu ahubwo injiji ni ikora ikintu yiganye undi kora ikintu kubw'impamvu zawe uriya Burna Boy kuba wamubona aho yifite bya biboro byabo by'imyotsi mu ntoki afite impamvu kuko numvishe ngo hari na shano bigeze kumubwira abwa ati njye nimutemera ko nza mfite gahunda yanjye ntabwo iyo sho yanjye ndi buyizemo afite impamvu ituma icyo kintu agikora numva umuntu rero ubikora ikintu inama namugira na nyine nta kiza cy'ibiyobyabwenge finally biragoye ngamisha nyine usanga uri ahantu utakwiye kuba uri ariko n'ubikora nyine aba afite control n'akabeva n'akanywa ibiboro byinshi ngo bimwangize itabi si ryiza ririca ibyo ni ribi cyane bibira ni nk'uburozi nyine ariko buriya ubikora afite impamvu ngiye ubikora nyine ngenda bikubera nkavuga ati ya urabikora nyine ni ku giti cyawe ufite impamvu zawe buriya hari n'impamvu izatuma bireka kubw'impamvu uko ushaka kumva ngo kubera kunywa itabi ibiha byanjye bifite ikibazo ushobora kuba ngiye kurwara kanseri so niba ukunda itabi kurusha ubuzima bwawe komeza urimo urabarabuye rero mbere yuko tujya kuri Badless kuko nawe arakubwira hari akantu asa nkaho ashaka gushaka kutuga ko ngiye burana nkunda abantu bize kandi nkakunda abantu bakora business kuko nayo nkunda amafaranga ariko agomba kuba kuri wa mucera dusuremeye pe aturemeye ntabwo yagenda uko undi waje mu rugo ugomba gusiga bituma dora dukwibuka so urakoze cyane kuba ubaye nk'utubwira mu ncamake by the way natwe turashimira ababyeyi bacu hari ibintu byinshi bagiye badufasha kuba tubifite naho tugeze kuba dufite na discipline by the way tutageze none niyo bataba baragwaye ibyo bafite nuko muri icyo gihe batari bafite ariko kuba baragwaye discipline yonyine ishaka kubakira kurusha uko bagwa ibyo bintu by'amafaranga by'imirengero so uri kutubwira buri wese agira ikintu mpamvu ituma akora ikintu runaka wowe ni nk'abahe bantu ndagira ngo use nk'ushimira nk'abantu batatu kutwe kuri home chin ngiye nkunda gutoza abantu kuko njye nakuze ntozwa gushimira ko ari byiza uko ishimiye umuntu kubw'ikintu yagukoreye cyangwa yagufashije muri icyo gihe bituma nawe avuga ati wa muntu uko buriya atibagiwe agaciro n'ibyo yakoze biha agaciro urakoze cyane kumva ibintu rero ngiye nkunda gushimira abantu ngiye by the way ndanagushimira buri muntu batumye nandi nkora indirimbo yanjye naye ndashimiraga mama wanjye mama nayihimbiye mama ariko urumva na papa nawe barimo iyo nshimiye mama papa nawe bamushimiye nashimira papa na mama rega mama yataza gukunda papa yango babyare we ntabwo byari gukunda dore kuri mama akageza kuri papa ko nabo baba bari kumwe njyewe bambwiye ko buri umubyeyi w'umupapa umunsi wa mbere atera inda ari abagufite mu mutwe kurinda upfuye rero nandi wiyitaho we abakigufite mu mutwe kwitaho handi hose byagenda bite papa ni papa abari papa na mama bari mama so ndagira ngo tuguha akanya ushobora kuvuga ati wenda abantu nyuta mentioning amazina bakavuga ati muri iki gihe iki ngiki yenda abantu bamfashije gutya mfasha kandi ndabashimiye kuri wo mucicwe tubayeho kugira ngo dusharinge emotions amarangamutima yacu kavuga ati wenda ngewe umuntu yankora iki ngiki ngiye rimwe ari nibwo nzakira n'abantu bakananenga umuntu yaramemukiye ubwashize nari nakiri umuntu avuga ngiye ngo abakanda nzugi yaranangaje ngo abakanda nzugi bari banyishe ariko mu by'ukuri ngo n'abantu baramufashe baramupostinga akora Evo Centre acuruza amatelefone kuri n'umuhanzi bashaka nyine kugira ngo business ye ngo bayigushe
ubwo nyine ni abantu baba batifuza nyine iterambere rye niko yabidusobanuriye nibo baka abamyozi b'inzugi abamyozi yeah rero akanya nakawe mbere ko tujya kuri baddest ye umuntu wa mbere nshimira first mu muziki ari igihe umuntu abona inzu yubatse akayireba nyine akavuga ati inzu ni nziza kandi inzu ikomera ishobora kuba ni nziza yego biba ari byo ariko kugira ngo ibe ihagaze ubwo bwiza ubone ni ukubera fondasiyo iyo fondasiyo itabaho iyo nzu bari kuyubaka ikazamuka ariko nta fondasiyo igasenyuka ntabwo bari kuba ukiyibona hari umujene bita Burimbo niyo muntu kuri ino si wanshutingiye video nta kiguzi na kimwe nigeze mwaka yananyigishije ikintu bita discipline no gufasha naho byo Badress avuze niho nabyigiye naruhukira mu mahoro umujene nemwe nambere nshimira uwa kabiri nshimira ndashimira umubyara wanjye bita Rukundo Jackson umuziki usaba amafaranga cyane ikibazo mbaje ntabwo cyoroshye urumva tutagiye ngo hari abana baba bari ahanze bakabona ibintu nyine biri kugenda bizamuka bakabona ibintu byoroshye ariko tutagiye ngo nyine tubereke inzira nyayo ndashimira munyanganire ndashimira Rukundo umuvandimwe umuziki usaba amafaranga man yambaye hafi twavanye amaboro kure sana ndamushimira ntabwo nabona iboro navuga ariko inshuti ni nyinshi man abantu bafasha ni benshi ariko abo bari main muri life yanjye bafite ibintu byinshi bavuze ubwo mama na papa ni urundi ruhande n'urundi ruhari ikindi nkashimira abashiki banjye umuryango wanjye yambaye hafi bashiki banjye mama ariko ubwo umuntu wo hanze outside nawe akankanga ni Burimbo yanyizereyemo nyine avuga ati uyu mujama ashaka kuba arenze ndibuka boro twigize kujya gushuta iyo ndirimbo yitwa Nitonze no Petit Vraiment umwana cyane twaragiye turi kwashutingira baradusotana nibwo kudusotana tugiye nyine ngo ibi nibicyo muri gukorera aha najya arabidiringa ibyo ubwo yo location abora itahishira indirimbo irasohoka abantu bamenye icyo gihe ndabizi neza ko ngo bagishigikiye umuziki wanjye kandi barawukunda ubwo urumva niba umuntu yarifashe ngo reka ngufashe nyine tubona ko hari ikintu ashaka kuba kubonyemo utari wibonamo kucyo utakishakishamo ngo ukibone se noneho ugiproving ikibi ikintu cya danje uwo ni uwa mbere no mubyaranye mpamwe nayo mushimiye yanyakiriye uko ndi nta kintu nari mfite cyo guheraho na nicyo nari mfite cyo kumuha yambaye hafi ari umuntu yigize kumbaza witwa Emeline ntabwo nakubeshya yaramfashije mwana Emeline yayo nyibwirira ngo ibiki ni homchi ntabwo nakubeshya nandi ujye kuruhande mwana Emeline she's a good friend girl n'umwana mwiza afite umutima wa kimuntu vraiment of course bro man yaramfashije man urimo urasika mani nyine ni homchi ntabwo navuga bya bibabaje muza abandi ngo kubera ngiki ngo njye kwifata nta kintu mpanga nawe kiri big deal akaramfashije mu muziki yambaye hafi umukobwa uvuga ngo uyu munsi mani mwanze guseka mani nibyo ni homchi kwishima kuko turi ziko ari we muntu ujye umbaza kuri WhatsApp akambaza ngo umuziki wawe ugeze he mani urumva uwo muntu ni friend ni inshuti umva serekareka witonze ni inshuti yanjye aratubwira Badress ako mani iyo bigeze ku muziki mba ndi seriye iyo bigeze ku muziki mba ndi calme ni inshuti yawe mani umuziki tuzana inshuti nyinshi ndirwe kubaza ngo none hari umuntu uzo kubaza ngere bijamaje no kurambirwana n'abakatire kuza umbaza ngo video igeze nka hari invest wigize ushyira mu muziki wanjye sibyo barabure ndanabakatiye bure sibyo Imana ukumbaza ngo umuziki ugeze he wetegereza nizo nkwaye numenye uko zije ntago mvuze naba ariko nyine biraryana mani ntago umuziki ntago bawukopa video ntago ugenda ngo yerekane umutwe bayiguhe kandi banasora niba ingomani nanakorera repost so Emeline ayaza wenda inbox kanamere ngo c'est perfect kutambwira ngo umuziki wawe ugeze ko nakibona ngo uri kudutamo nyine nkumva ari kiyamana hagaciye ibintu njye hitambyuye bigeze ku muziki kuvuga ngo ibiki
nta kintu twavuze ahubwo kiriko nishaka none se inshuti yanjye igihe namuvugiye nibwo mumwibutse yewe waguwe neza ndamushimira ariko umuntu wese uzi ko akunda umuziki wanjye hari n'abantu mani hari n'umuntu ugukunda nabikwereke kuko buriya naje gusanga urukundo ntabwo ari kwereka umuntu ko ngukunda we bikora ujye ubigaragaza mani n'ibintu biba biraho ukaba gukunda yiturije umuntu wese uzi kanzirikana mu mutima we ndamushimira mani ndamushimira byimaze nta kintu mfite nabaha ko nta kintu wabona washimira umuntu ugukunda urukundo nta kiguzi rugira ngiye kukubaza abantu batatu nashimira bakora iki mbaza ndabakaho ikibazo kirenze mbere ntago natinye no kubivuga twari Derio Vibes ngiye kubaza abantu already ni batatu harimo ubita Wismo Panteri Patikana B harimo Manique harimo na FM wahoze yitwa FM ariko akaba ari package urumva izina rya cyane ntabwo twabura kurivuga bari bise abo bantu niki wabigiyeho cyangwa niki wabavugaho anyway iyi ni home chill ngiye hano nta muntu nyine ngewe njya ndira imboga kuko niba ari home chill uko ibyo naganira ndi kumwe n'abandi bantu warankoreye nabi ndakuvuga nta bikaze nyine bajya ngo nerekane ububi bwawe waragize neza nabyo turabigira so ziki minsi se igenda nyine irahinduka abantu bakaburana ariko mu gihe twari turi kumwe bambaniye neza package ni umuntu udasanzwe ni nawe muntu wa mbere wankoreye indirimbo urumva ko we nta nubwo ari no kuvuga ngo ni umuntu wo gushimira we yarambyaye mani mu muziki yarambyaye niwe wakubyamujemo impano wari ufite nyine mani nyine yatumye menya ko naba perfect mani kugeza na n'ubu aracyamfasha bya danje package man nyine nuko wenda life igenda ukabona ibintu byakomeye ariko n'umuntu yarambyaye shome nyine gutya perfect ni package wamukoze package man he's a good friend bro man igigo umugisha gusura bizi ndagukunda uri mu producer mwiza kandi ufite ejo hazaza hadanje we komeza ukore cyane yani we muntu ngiye nashimira na Panteri umuririmbyi mwiza Manique ni umuririmbyi mwiza nawe ndabashimira mu gihe cyabo twari turi kumwe bari bameze fresh ariko package kabisa nuko nyine ari umusirikare guhaguruka ngashyiraho ka kabora na kagofero yama ndamushimira cyane yes sir perfect umbaye nkuko ndakugaruka bana we urakoze mfite byinshi byo kubaza ariko ntago ari iki na badress pe nangiye guseka ko ndabizi nangiye kwakira badress uyu muhungu namaze gusanga nakura n'amafaranga yibaze ko yambaye na bank ko yambaye na bank show them see so akangaka ako nubwo gahenda cyane egereza ntabwo gahenda cyane kano kabora mu gihugu harimo ntabwo gahenda cyane ariko mu Rwanda gashaka ko gahenze oya ngiye icyo gihe nakagura nari ndi mu Rwanda tu naragatumye ako ntabwo gahenda wabikoresheje kuri angahe ni amadolari 70 ntabwo gahenda cyane amadolari 70 zikashaka guhindura ubuzima bw'abantu yahindura ubuzima bw'abantu gusa umuntu umuguriye nk'ingurube 3 ubuzima bwahinduka wo mu cyaro n'ibihumbi 10 biterwa n'umuntu wariwe so rero badless ubwo tuye kujya ngiye kuko nanjye muzi ngiye akenshi nkunda unzi kera muzi kera ndi umufana wawe wakuze umfana n'ubu ndacyari kandi unduta ikabiri zabo ntabwo nshobora kwa nkuruta ariko ibikorwa byawe bikaba bikirute bikuruta ndibaza uri mu bantu ba mbere bakoze video by the way bro uri mu bantu bazi haso cyaricyo byadanje ku myaka yawe mike bro no mike kandi bazi na life ntuzanyinisha ku myaka yanjye bro ngiye ngweruka amini nkuzi zamani reka tubivuga mani kuko iba ari igihe cyo twaciyemo ufite positivo uri kwereka umuntu video bro kera tukingana utaranduta sha ubundi bro iriya minsi niki wayivugaho kugira ngo basugire n'abantu benshi unagira n'inama abantu baba bari muri minsi abajene bari kujya muri video production music niki wababwira ngiye ikintu nababwira ni kimwe
cyambere cy'ingenzi gishobora gutuma uba umuntu wa danger. Banza umenye neza abantu wita inshuti zawe. Nicyo kintu cyonyine cyambere gishobora gutuma utera imbere cyangwa inyuma mu buryo bworoshye tu. Yego. Ushobora guhinduka nko mu minsi 2 cyangwa mu cyumweru kimwe. Ushobora kuba wategaga nk'igare ry'ijana cyangwa moto ya 5 ejo mu gitondo ukaba ufite imodoka yawe hagasigara kuyiga gusa. Yego. Wayiguze kubera abantu nyine mbere niba ushaka iterambere mbere yo guhiga iterambere banza umenya abantu muziranye nyine abantu muri kumwe mu buzima bwa buri munsi. Yego. Ubwivuze urumva nyine ubaye nka Yesu kunigishaga mu migani. Kumenya abantu b'inshuti zawe no kumenya mu biki. Nyine hari ukubora abajene nka gutya nyine baniga tugifite imyaka mitoya. Dufite ubuntu bwinshi budukurura. Amapurapu, amasho bagiye gusinda, bagiye kunywa amatabi ki basohotse. Rero bari abantu bamwasohokanye banza umenye ngo nyine nango ari ngombwa ngo ucike ku bantu ariko banza umenye abantu urabwira staff zawe urarabura nyine ball urimo uri gutegura cyangwa ibintu ushaka supportinga cyangwa bakabaza. Yego. Kuko ubuzi neza umuntu ushobora kuba ufite nk'abantu ushobora kuba ufite nk'inshuti nkatwe nyine dukunda kujyana henshi ari igihe ufite nk'abantu nk'inshuti nka 50. Bakubazamo abantu ukunda cyangwa bawe nyine ubona bagiye icyo bakugezaho. Tamo umuntu umwe cyangwa 2 kandi bose ubona ari abantu bamwe gutya nyine unababona tu ako nyine abo bantu bakeya beza kabisa. Nicyo kintu kibura mu bajene benshi. Mbega urubyiruko rukura guhitamo baritiranya amani. Yego. Bitiranya inshuti n'abanzi. So rero nari nkwaje ko urumva ufite icyo aho wavuye ufite naho ugeze. Kandi nishimiye kubona njye nkunda kwishimira iterambere ry'abagenzi bantu. Ariko twaherukanaga na kera. Haraciye hashize igihe kabisa. Haciye imyaka myinshi. Ariko ikiza nuko uko warunzi naga ariko bikimeze. Nanjye ko nari nkuzi. Ni byiza mana bari byiza. Bari byiza ariko yango duhuze twese twarasebye. Twahuza gutya. Nakunze ako kantu uri kuvuga ngo twarasebye. Ese guse ubundi byita iki? Nyine mani ari ukubora umuniga bameze neza. Yego. Urabizi. Kandi nawe nango nukuri kirengeze ko nawe nango abora kuzi nk'abantu basebye. Barahari. Ariko umuntu ari ukuntu nyine nka gutya dushobora guhuza nk'aka kanya nka gutya uri kumbona nyine. Yego. Imeze fresh nango mbihakanye ubundi mani ikunda umuntu wemera. Yemeze neza mani. Nta kibazo mfite kabisa. Ndihagije. Ariko none twazanya guhura next yawe ugasanga warasebye. Nibyo bita guseba. Mbega niko kubura rero muzirinde guseba. Kuko mwana ushaka kuba ukorera mani nyine ngiye mwangane nkunda kuvuga ari nko kunjya kuvuga amafaranga ngavuga ngo amadolari. Oya nta kibazo. Kuko nibyo nkunda ndabikunda cyane. Ushaka kubukorera ushaka kubukorera nk'amadolari nka 500 mu kwezi cyangwa mu cyumweru. Ugahuza n'ishumi ya nyine ukagira inshuti. Yego. Hashira amezi 5 ukaba uri kwinjiza amadolari 20 mu kwezi kandi wakoraga amadolari 500. Yego. Kandi utazi uburyo byanyuzemo kubera nyine ubushuti bubito. Yego. Kuko nka gutya dushobora kuba inshuti mfite nk'umubosi wanjye umemba. Yego. Akazi runaka nyine nakoze akazi kuko ngiye nkora ibiboro byinshi utanabara. No nka gutya nka perfect twamenyanye nk'uno munsi akabona bosi wanjye nami imifungo. Akita ashaka contact yewe. Akagenda akamuneranyaho akamubwira ibintu nyine bigize ati badless nyine akanambeshyira genda kenda avuga ati badless anywa amatabi kandi ngewe mani n'amata ashobora kuba yansindisha. Ndikukubwiza ukuri nyine nka gutyo perfect twamenye akagenda akahita mushaka akamuneranyaho no akagenda agabanya ibiciro bikarangira tunatandukanye. Hari uri ikinyoma ngo kirumvwa cyane kurusha ukuri. Ngaho zabeshya umuntu ureba ukuntu yishima ariko uzamubwiza ukuri ukuntu ababara. Nicyo kintu nyine akuze ubwenge brother. Uzabeshya umuntu kuva na kera buragiye kuva na kera agenda kwemera. Nanjye nkubeshya wakishima. Agubwa neza. Nanjye nukajya umbeshya. Ndiye nkunda umuntu mbwiza ukuri. Gutya urabona perfect man ni umuhanzi uri kuzamuka ntabwo ari umusani. Gutya nshobora kuza nkahita mubeshya ngo perfect nguru umusitari za boro kazi zira boro ni z'abakigo ni insazi imana abaniga bivuga nibi man nta bwenge mugira. Umunigura bizi neza ko no kugira ngo yuzuze ibihumbi 10 views ni insazi aho kumusapotinga ngo reko byaza ahubwo uri kuza mana umusakuriza ngurarenze ni perfect mubazi iyo yakoze indirimbo mbi ngiye sinkome ndayo nganga ati indirimbo yisibe kandi aranyumvira man ahita yisiba direct.
ariko ngo abantu bakunda motivation hari oya mani motivation irenze kubwiza reka nkubwire mani njye ntabwo ndi umuhanzi sinyina filime sinyina comedy ariko njye ibi nyine ibiboro bya entertainment ndabizi cyane kuko njye ndi umutiktoka nyine ari ukubonye niyongoza ngakora ubu challenge kwishimisha nyine ariko ndabizi neza ukuntu bimeze aba baniga baba bari hejuru gutya nyine ari ukuboro mani baveteza abapeti kandi banashoboye tu cyane rwose akahita kubeshya ngo urabizi aho kuguha nk'akaboro awenda kurabura ati nk'ahangaha hinduramo akantu nyine akagukosora nka kumwe nyine niyo mpamvu dushimira ababyeyi bacu kuko umubyeyi wawe iyo ukoze boro z'ubufumani aranagukubita nyine niyo mpamvu umubyeyi aba ari umuntu wa danje nta n'umuntu wagusimbura umubyeyi bro kuko we nyine akubwiza ukuri uko biri kuko we ntabwo aba agutinya icyakumana umusani umwohereje nk'akarinki kawe ati bro ndabura urabyumva gute wo bimenyereye ati ngo ni neza komerezaho kandi yumvishemo nka kontreta aho ugati hano cyahindura na producer ati komereza iyo boro ni neza ubwo gukomereza aho ngaho bakubwiye ni iki komeza ubwe mu cyobo cyo guseba aba ari kugusebya amahari nta kintu nese umuntu yumvisha inzira uri kunyuramo ni insazi ahako ngo komerezaho aho kukubwira ati hano nyine nta mwanya baba badufitiye mana baniga badanje rero uba ugomba kwishakira umwanya ku giti cyawe bro ngiye nkunze ukuntu usesengura amagambo kandi mu gihe gitoya kandi like mu gihe nyine bitakugoye kuba ubwiza abantu kuri nyine ngiye nkunda umuntu wa specific akaba ati ngiye niba ari ikintu atari cyiza nyine ko icyo ushaka kuvuga ngo ni cyiza kandi ari kibi kubeshya kiri gutuma abantu rero man birangira ba breaking out ngiye none hari abasani njya ndabati nk'abaniga bazize iki bakoze iki mani ngiye niga nko mu wa gatatu primaire yego icyo gihe nagiraga ubundi njye natangiye gukoresha computer niga mu wa gatatu primaire ngiye kera nari ndi umupeti wa danje kuri computer muri Kicukiro bari banzi nari ndenze fo rero nari mfite computer nta simukazi yana na phone gusa nari mfite computer mu rugo baranshakiye gutyo nyine kuko nyine bakundaga ibiboro nkora nyine nakundaga ibiboro by'amakompyuta amafone iki ariko narinjira muri ibyo bya video wavuze mana ari abahanzi icyo gihe nari nzi nabonaga bameze neza nyine ariko ubu ngubu ari uwo twigeze guhura ejo bundi yarasebye koko mani ntabwo nkunda kurira ariko nahise numva narira mani iyo uticunze bro cyane cyane abahungu mani cyane cyane abahungu mani ari igihe umuhungu yitwara nk'igicucu kandi umuhungu we ubwe kuri we ariyubaka abasista bacu bo mani baba bafite imigisha bagendana tu kuko ashobora nko kugenda nka gutya urabona ari ukubora abaniga barakoze ibiceri ariko umuhungu bro umuhungu umani uyu uri umutipe uzarebe na vie wawe kera mukiba home iyo habaga ikibazo home cyabaga kimutegereje niba ku ishuri bakwirukanye ni vie wawe niba waburaye ni vie wawe niba ukeneye amakaye ni vie wawe uri kwitwara gutya gushaka ibiceri uzabaho ute mani Nukonye kujya kuri spending ahubwo muri kurya sha ariko reka mubwire mani kwishima ni ibintu byiza mani kwishima mani bura reka mubwire gukomeza warakaye bya nanga ari byiza ariko kwishima ariko nyine mani ubundi ari umwanya wo kwishima ari n'umwanya wo gushaka amafaranga niyo na perezida yarabivuze iyo bigeze mu kazi full stop nta n'ubushuti waba ukirimo baza perfect iyo turi mu kazi ari nk'igihe ajya hamagara ati duza nkabwira ati wapi ntango byakunda nkagenda nkikwamira nkamara nk'icyumweru narakwamye ngiye mfite ubukene ntiwambona nuzabona duhuye nushaka ujya umbwira ati ngurira kuko mba mfite amafaranga ntabwo ujya nsohoka mu nzu nta mafaranga mfite ntabwo bibaho badless ewana wari uri kutubwira ukuntu man bashiki bacu bari blessed yego ubundi mu baby aba afite umugisha keretse yabupfushije ubusa yego iyo witwayemo nabi tu araseba ariko iyo uri mu baby ufite mu mutwe hadanje nese iyo uri umuhungu ufite mu mutwe hadanje njye uzi ikintu njya nicuza se nyine ntabwo wakicuza ku mana ariko mba nsaba imana ati iyo ngira umukobwa ukambwonko mfite
ngubu bari ko ufite nka Range Rover ebyiri. ibyo ntabwo bari ibintu mba nagakenera kuko ngewe ntabwo se nta imodoka nayigira nta na telefone naba nunze ubu ngubu nyine ibintu byose bazaba babinkorera tu bakanyitabira ati sa nk'umfatira fone fata fone mushyire ku gutwi ati bimeze bite black ntabwo nazankora kuri fone wapi ariko brother mana aba baby man ariko aba baby ni man nyine ari ukubora abaniga bafasha aba baby ndashaka kuvugana aba baby hano nanone yego umuniga wese akora ziko ngo aba baby ngo ari abana babi yego ngo bakunda amafaranga y'abajama man na umuntu wese wahaye amafaranga ntabwo yayanga of course uwo muntu yaza akagwa amafaranga nese tuvuge ndukundana n'umu baby agoye amafaranga wayanga wapi ahubwo narababuza ahubwo se abandi mbona bafite aba best kweki ngiye nta mu best ngira oya ahubwo mushaka aba best man ako si ngombwa ngo niba nguri umujama ngo ushake best w'umukobwa kuko n'aba best bo nyine umuhuje baba yego inshuti yawe nyine ishumi yawe ama best ubungu ahubwo aba umuniga nangwa mwita best aba ari ishumi yawe iniga yawe gutya cyangwa umuvandimwe ibyo nyine n'aba baby bakunda kwivuga cyangwa nanone ukabyita uri nk'umuhungu ufite best umukobwa yego nk'ibigisiye tubona kwa ntuza na ntuza ese kuno wambwiye kujya ukurikirana social media noneho nimugoroba nabonye breaking news Mr Badless ku bintu ngiye mba maze iminsi mbone ku mihanda by'aba besto ngo Titi Brown afite besto Titi Brown Titi Brown yarya n'indera nago ubazi ntabwo muzi Titi Brown ako komeza umbwire kuri ako gastori ndasanga ari bimwe ngo bamwe ngo habaye azanga nabo mu gitabo se bimwe byo mu wambere pine oya Titi Brown ni wa undi ubyina ukunda kubyina mu ndirimbo z'abahanzi ubyina wa mubiri bari barafunze ndamuzi ese wowe yumvishe ngo muheruka kira gihe nyine afunze niyo trendy iracu nyine byari trendy kuko ikiragiye cyo ndamwibuka to byageze rero arafungurwa urumva ko utari no mu gihugu urumva shaka byarageze rero afite besto we bita Nyambo se uramuzi no buretse ari umunyambo twiganye mu wa mbere primaire umuminyoni mana kabibi kari inzobe cyase ndandi kumva nkibuka wasanga ariko kakuze nese ko kako ni gatoya kandi ura umuniga nabonaga ari mukuru cyagiye afunze kandi akabibi twaranganaga kandi naye ndi mutoya uri kumva ngiye mfite imyaka mike uri mikeka mbega ukwitera ikikidi niko bakunda kunyita tu ugenda unsacinge kuri ayo urebe comment biba byabaye miliyari urabibona ako nayo akazina ndagakunda mujye mukomeza mukanyite niyo mpamvu ukunda kwambara n'ibintu by'ama bank nyine biba ari na byiza ni n'icyangwe mwana rero mbere yuko dusoza cyangwa turi kwinjira mu musozo hari igihe urubyiruko nyine dushaka ko nyangunda kuva ku bintu by'abasaza kuko abasaza baba bari kuvamo twebwe rero urubyiruko tuba dushaka kugira ngo twumve inama z'abantu bagize icyo bigezaho binyuze muri haso gukora cyane n'icyo babwira urubyiruko ruri gutangira ikintu nawe arabura ni kimwe nyine mana ari ukubora ubusanga umuntu afite n'ikibazo cyo kuvuga ngo aritinya ngo ntabwo ahirwa ngo wapi ibyo ngibyo byose no kubeshya ntabwo bibaho uba ugomba nyine gukora cyane no gusenga tu kuko gusenga biri mu bintu bya mbere bizima yego na cya kindi nakubwiye nyine cyo kuba ufite inshuti nzima tu yego urakoze cyane Badless kuduha nk'inama zirimo n'impanuro ku rubyiruko ruri hanze aha abapeti nyine ari abantu hari nk'ukuntu ngiye mbwira umuntu ariko hari nk'ukuntu uba ushaka kugira umuntu inama akitavuga ngo genda ngo wagipeti ibi ntabwo bigikora kandi mani ibyo nyine ari ukubara umuntu ashobora kuba ari umupeti kuri wowe ariko afite ibintu byinshi akurusha utanabara bro mujye mugerageza mwumve basi wenda akatira umuntu wabanje kumva ikintu kiburi kumuva mu mutwe mbere yo kumukatira rero turi gusoza turifuza ko
Perfect adufungiraho adukoreraho nyine mu nganzo niko babyita rero kandi nishimiye kuba nongeye kubagira nkunda giye gura n'abantu nari natugeze kugaruka mu Rwanda kugira ngo nyine duhuze kaye tunakumburanye cyane je nari ngutegere imyaka ibiri ni myinshi ariko abantu batazavuga ngo ni mikeya ukuntu bimeze mani urabona turacyari bato si rero simuka jye kumva ibiboro tubabwira twebwe mani umuntu muto yaratekereza bya danje kurusha umuntu ushaje rero nge ndi muto ndi n'akana mani nge ndi imanzi simuri no kurira ku maso se nuko nge ngira n'isoni rero nyine abakobwa mutazancuka dore perfect nabatemo nyine dore yama oya ahubwo mbafungure binjire reka tubafungure reka duhindure system binjire kabisa unababwira platform zawe kugira ngo bakurikirane abakunzi ba Home Chill bakomeze bashimire indirimbo yawe bitegure n'indi umugati giye babategura kacye kuzamura nyamani my new song nyine bayita umugati and platforms zanyu zose Instagram nimero perfect, TikTok nimero perfect, YouTube nimero perfect, hose nimero perfect n'andi ama platform acuruza ama audio ya ni indi sije ingurutse mu muhanzi w'umusportif byose ariko biragenda cyane kabisa ahubwo so wambacitse nge telefone narebe nibwo naje kubona permission ijya mu rugo imara ibyumweru 2 maze ndishima ndavuga ni madamu we madamu ambari nziza ariko zamani kabisa ari ndi style ubigize gutangira gukora zamani ntabwo kwibuka yagendaga ariko yari fresh rero turashaka ko uduha kuri ndimbo zawe nyine wasohoye undi umuhanzi ufite management ndikoherezwa muri Punchline Records. Punchline Records ni iri kunyitaho urumva ari ibikorwa bishyashya dufite turi gutegura tugiye kumurika hanze soon ariko hari indirimbo zari zarasohotse mbere numva arizo nabakubitaho kuko urumva hari utunumba bikiye twa Danje Punchline igiye kubamenagura ari indirimbo zawe niyo ukunda ngo nyibatemo akarimbo nkunda yeka nkabahe nari kavuga ngo in your eyes I see everything baby I want you in my life mongera wanjye nyemerera ngo miruhande kandi nyabusa sinza rero hande pe imbuto z'urukundo umuntu ndetse n'umutuzo byashibutse mu mutima nyiguca iryiro ndashima Imana rurema yandemeye ubundi buzima njye nawe baby in your eyes I see everything baby I want you in my life na 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 in my life indi yanjye okay imanzi uzwi subakondane tanana jaja none niba narabaye icyakunda bahungu twabaye iki nsigiye nibagirwa igihe kiba kirukanka none my dreams Ebizi ko ikumbuye bazi ko nyibutse ko akonze ko ayikundaga arigiraga iti mafi nje ndumva amajwi y'urufaya
amena amatwi ibyo nakoze ngo nzabyicuza banega iminsi nk'ari bo babimenya kuba nk'ufite njye mbifata nk'umugisha you are my dream my melody my romantic hahirwa uwakubyaye ndasaba mama wawe akumarire nzagufata neza nkabucura promise ibyo bavuga me I don't care zamubajije I don't kiss a bad ideas I don't ma vie ngenda umva amajwi menshi y'urufaya amena amatwi ngo ibyo nakoze ngo nzabyicuza banega iminsi nk'ari bo babimenya kuba nk'ufite njye mbifata nk'umugisha you are my vie. Brother, thank you so much. Ibintu byiza kenshi Satani akunda kubivanga. Yeah man. Ya move twe dufite by the way. Twari kuba turi abantu bari big mu gihugu no kwazamo Skagiye ngenya nshimira Satani. Satani ni mu mburabukoro. Arya akora ibintu azingayemye umuntu kumbe ara mu blessings. Wasanga yaza nyine buri hari impamvu byatumye twiga to. Ya twize gwasorenga ndimo nimvaga nijoro ivuga ngo Dushimira bagutengushye bakwigishije kwirwanirira. Yeah man. Yeah, ndashima Imana ahubwo kuba twuhuye buri umwe afite move afite ukuntu akoramo ibintu byiwe kandi ari ibintu bya fresh bishimishije to. Sana. Yeah, njye umuziki urantunze man. Yeah, ndaririmba nkarya to. Yeah man. Yeah. Ukurumva narindi umwana namwe muri abantu. Yeah man. Bamwe batekereza abandi bakora. Yeah. Abandi baba badafite nta muntu wabaga utari active. Twavuye kure wa mugani. Yeah, ni zamani kabisa. Pandikanabi. Yewe. Kanabule. Unu mupricha danje takunya ko bwati ibintu bya jaja gahita guhakanira. Brother. Yeah. Dusoze zikundimba imwe iri favorite yishaka ngewe ngubu noneho uradusoze ikiganiro nge ndabana navuye wakanya nakawe nuko nsize se iwaze gusura umuntu akagusiga mu nze ko yega man aha ni mu rugo ubune umuheha uyogeze yovuze ugomba guhaye nushaka kujya utumira n'abantu babuze bavugisha kuri home chat let's tuba petit ball byinshi bya danje nkomeza kubasaba man nago uru Rwanda tubona rutera gutya imbere nago ari ibintu byigize biza nyine ngo byitere ko gutya ari abantu babiharaniye nuzigira ubona umuntu nyine wigize n'umuntu niba atuye muri icyo gihugu yirwa wishimiye ubona ko ibintu akora ari ikintu cyiza kizatuma creating brand nziza ku gihugu cy'u Rwanda tujye dufasha urubyiruko ari kuzamuka muri iyi minsi ko bafite na depression cyane ugasanga umwana afite tara cya kintu atangiye cyo kuvuga ngo kwizera umuntu akagutenguha umuntu ugasanga umwana umwangije ikosa rimwe ryica ibintu byinshi man biba byiza iyo nubwo nta muntu udakosa ariko kwirinda gukosa ni byiza cyane man twiga gukundana man twiga gutanga urukundo kuko ngaruka n'ubundi kuri ibintu turi kuvuga iki gihugu cyacu naho cyari gutera imbere iyo tuza kuba tudakundana ngo dushyira hamwe somere ko ibikorwa turi gukora rero mwe abanyarwanda dukunda ibintu byacu mbere kugira ngo tujye gukunda ibyo hanze dukunda ibituvamo kuko ijya kurishera ku rugo ndabarabuye mwakoze yeah yeah man na producer Beskira yeah muvandimwe cyane ndakuba brad umu blood yeah man yeah man shout out to Beskira and Punchline Trabatamo Sonia kabisa ni big team ikora cyane kandi ibitse ibintu bizima
igihugu tugezemo n'iterambere tugezeho bashaka. Muje nararenze. Yesu niba ati kucyora wishimye, niba ati kucyora nta kanyamuneza, nirurangira ni na wundi ni Yesu, aya mahoro mumbonana ni Yesu, njye ntacyo nakushoboza atari Yesu, ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze, kubona ubwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe, aya mashimwe nayawe, aya mashimwe nayawe. Oh my God, thank you. Niyo ndirimbo mporana ku mutima, wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. Brother, asante sana kwa watwakire neza, twishimiye kabisa. Next time tuzagaruka Home Chill, body ya fresh sana.